Turabasuhuje bantu b'Imana, turabasuhuje inshuti z'Imana, mwe mwese tudahwema kubana, by'umwihariko mwe mudukurikira kuri Rusasa TV, YouTube channel ibagezaho ubutumwa bwiza bw'Imana, yaba mu ndirimbo cyangwa se mu masengesho cyangwa se inyigisho zigiye zitandukanye. Noneho ndagira ngo mbabwire ko muri aka kanya mbazaniye inkuru nziza y'uko tugiye gutangira kujya tubigisha umuziki cyangwa se solfège. Tugiye kujya tubigisha solfège nk'uko mubibona. Iki ni igitabo kizadufasha kwiga, harimo amasomo agiye atandukanye. Muri make ndahamya ntashidikanya ko mu gihe gito umuziki uzaba uwuzi kandi uzi kureba indirimbo ugahita uyiririmba mu manota. Akaba ariyo mpamvu rero twahisemo kugira ngo tubafashe kwiga umuziki, dore ko abenshi baba babikeneye ariko bakabura aho bakigira. Rero aya masomo azajya agufasha kwiga waba uri mu rugo cyangwa se uri ahandi hantu ariho hose, ushobora gufata umwanya muto ukiga kandi ibintu bikarushaho gukunda cyangwa se bikarushaho kuryoha. Urabona rero ko iki ni igitabo tugiye gukoresha, gusa mbere na mbere, mbere yo gutangira turabanza tubasobanurire umuziki ni iki, ibintu bikoreshwamo ni ibihe, kugira ngo dutangire solfège nyirizina, ibintu byose twamaze kubimenya kugira ngo tubone gukomeza. Nk'uko mubibona hano, iki ni igice cya mbere, ntabwo twagiye muri introduction cyangwa se intangiriro, ubusobanuro bwa muzika cyangwa se aho yaturutse. Icy'ingenzi twebwe tugiye gutangirira ku masomo y'ingenzi. Ntabwo ari ngombwa ngo dusome buri kimwe cyose, icyo tugiye gutangiriraho ni aho amasomo atangiriye y'ingenzi azadufasha kwiga. Gusa nkwibutsa gukanda subscribe kugira ngo igihe twauploadinze isomo rishya ujye uhita uribona bitakugoye. Nk'uko mubibona rero, ahangaha ni igice cya mbere. Mbere na mbere tuzifashisha n'iyi application. Mbere na mbere tuzifashisha na application izajya idufasha kubisoma neza. Wenda urugero kanze mbereke. Wenda urugero, murabona iyi ni do, kaba re, mi. Urabona ko izadufasha kwiga neza kandi tujye tubifata neza bitatugoye. Reka rero dukomeze dutangire iby'ingenzi. Tubanze twasobanukirwa umuziki icyo ari cyo. Igice cya mbere rero ni inyigisho z'ingenzi. Mbere yo gutangira gusoma amanota, ntabwo wasoma amanota utazi inyigisho z'ingenzi. Nk'uko mubibona hano ni amagambo agiye abisobanura. Igice cya mbere ni ingenzi cyane kuko ari urufunguzo rw'ibijyana na muzika. Mbese muri make hano hakubiyemo ibintu bijyanye na muzika. Iki gice rero kikaba gitangirira mu kumva no gusobanukirwa n'ibimenyetso by'ibanze bikoreshwa muri muzika. Aha twavuga nka muhundwanota, urufunguzo, inota, igipimo n'ibindi. Ibyo byose turagenda tubibona. Tuzabona mu ntambwe enye zibimburira izindi imyitozo idufasha kumenya gusoma amanota. Muri make tuzagenda tureba izo ntambwe zizadufasha gusoma amanota, uburyo tuzajya tugenda tuyasoma kugira ngo duhite tuyafata. Twifashishije intera ziri hagati y'imirangiro itandukanye, tuzabasha guhamya neza inota dukurikije aho riherereye kuri muhundwanota. Turahamya neza ko imyitozo twabateguriye muri iki gitabo izabafasha gutandukanya igihe muririmba intera zitandukanye
kandi mu buryo bunoze. Mu kurangiza iki gice tuzasoma n'imyitozo mu rufunguzo rwa F ndetse tubone n'amanota nka shami n'uburyo akoreshwa. Ibyo byose rero tugiye kugenda tubibona nk'uko aha ngaha batangira babivuga mu gitabo, kugira ngo bidufashe kuba twamenya icyo tugiye gukora mu kwiga umuziki ndetse tubashe no kuwufata neza. Reka duhite tuza aha ngaha, umutwe wa mbere. Ubwo tugiye ku bimenyetso bya muzika nyirizina. Ibimenyetso by'ibanze bya muzika ni ibihe? Muzika ni ubugeni bwo gutanga no guhuza amajwi, imirangiro ku buryo bunogeye amatwi kandi bunyuze umutima. Mu kwandika hakoreshwa ibimenyetso bitandukanye, twavugamo nka muhundwanota, amanota, imfunguzo, incecetsa, ibipimo n'ibindi. Noneho tugiye gutangirira kuri muhundwanota. Muhundwanota nyirizina tugiye kureba ngo ni iki? Tugiye kureba ngo muhundwanota ni iki, tubashe kwisobanukirwa, nitumara kwisobanukirwa dukomeze. Muhundwanota ni kimwe mu bimenyetso bya muzika ibindi bimenyetso byandikwaho. Muri make muhundwanota ni imwe mu muhundwanota ni ikimenyetso ibindi byose byandikwaho, ibindi bimenyetso byose byandikwaho. Igizwe n'imirongo 5 itambitse, igororotse kandi iteganye. Intera iri hagati y'iyo mirongo ikaba ingana. Muri make urabona, ushobora gukoresha irati ugashushanya mu ikayi yawe uramutse ufite ikayi. Ni imirongo 5 itambitse kandi igororotse neza kandi ifite intera zigiye zingana. Hagati y'umurongo n'undi hakaba harimo intera, no hagati y'umurongo n'undi hakaba harimo intera ingana n'indi. Noneho murabona aha ngaha, murabona, reka nze nyizuminge turebe. Urabona uyu ni umurongo, uyu ni uwa kabiri, uyu ni uwa gatatu, uyu ni uwa kane, uyu ni uwa gatanu. Kanze mbiberekera aha hirya kugira ngo kanze mbibereke neza. Murabibona hano, iyi ni muhundwanota. Iyi muhundwanota, imirongo 5. Kanze dukuremo aya manota. Murabona ko ni imirongo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igororotse neza kandi ikaba ingana. Hagati y'umurongo n'undi hakaba harimo intera ingana. Iyi rero niyo bita muhundwanota. Igizwe n'imirongo 5 kandi igororotse itambitse, hakaba harimo intera ingana hagati y'umurongo n'undi. Ubwo niho ibimenyetso byose byandikwa. Noneho reka tugaruke hano. Murabona hano hari 1, 2, 3, 4, 5. Ni ya mirongo bari kubara. 1 iri mu murongo wa mbere, 2 ikaba mu murongo wa kabiri, 3 ikaba mu murongo wa gatatu, gukomeza nyine kugeza ku murongo wa 5. Tukagira hano hino, hano hino ku ruhande rw'iburyo hariho A, B, C, D. A yanditse aha hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. B yanditse hagati y'umurongo wa kabiri n'uwa gatatu. C hagati y'umurongo wa gatatu n'uwa kane, na D hagati y'umurongo wa kane n'uwa 5. Urabona ko uku nguku niko amanota agenda yandikwa. Urugero, kanze tugaruka hano hirya. Murabona ko tugarutse aha ngaha, wenda urugero, kanze tugende twandika amanota kugira ngo mubibone neza. Urabona ko nanditse inota aha ngaha, mu murongo nanditsemo inota, naho hagati y'umurongo n'undi naho hajyamo inota, mu murongo hakajyamo inota, ugakomeza gutyo. Nibyo bagiye batwereka hano. Iyi 1, 2, 3, 4, 5 iranga amanota yandikwa mu mirongo nyirizina, mu mirongo ya muhundwanota. Noneho iyi A, B, C, D byo bikagaragaza amanota yandikwa hagati y'imirongo. Imirongo yiyongera rero ifasha kwandika imirongo igiye hejuru cyane, cyangwa se hejuru ya muhundwanota, cyangwa se imirongo yo hasi cyane munsi ya muhundwanota. Urugero,
murabona iyi mpundwanota twavuze ko igizwe n'imirongo itanu, kandi hari amanota akomeza kuzamuka hejuru cyangwa se andi agakomeza kuzamuka hasi. Urumva ko imirongo iba ikomeje ikagenda hejuru cyangwa se ikamanuka hasi, ariko imirongo y'ingenzi bandika ni itanu. Iyi niyo fatizo. Iyo uramutse wanditse rero inota hejuru y'umurongo, wenda hano hejuru ya mpundwanota nyine, hejuru y'iyi mirongo itanu, iryo nota rijyamo akarongo, haba harimo akarongo, turagenda tubibereka. Kanze tugaruke hano hino mubibone neza. Nk'ubu urugero, katwandike, tugiye kwandika iri nota. Urabona ko reka turyandika hano kugira ngo katuryandika. Urabona ko mbyanditse hano hahise hazamo akarongo. Muri make uyu ni nkaho waba ari umurongo ukomeje, ariko kubera ko mpundwanota igizwe n'imirongo itanu nyirizina, akaba ariyo fatizo, andi manota yo ubwo iyo rirajya mu murongo haba hanyuzemo akarongo muri iryo nota. Urabona nk'aka akarongo kagiye kanyuzemo. Noneho iyo ari hagati y'umurongo n'undi, kubera ko biba bikomeje, wenda urugero kandyandike urebe, riba riri munsi y'akarongo cyangwa se hejuru y'akarongo bitewe n'amanota wanditse. Urabona ko n'ubundi biba bigaragara. Irinyuze mu murongo, urabona ko haba hanyuzemo akarongo hagati y'inota, ariko iritanyuze mu murongo, urabona ko riba riri munsi y'umurongo cyangwa se hejuru y'umurongo bitewe nuko ushaka kubyandika. Ubwo hano ni hasi, reka nkomeze murebe. Urabona ko hano turi kugaragara neza uturongo tubiri, k'inota riri hagati y'uturongo. Ubwo iyo ni ya mirongo, ariko kubera ko mpundwanota ari mirongo itanu fatizo, ntabwo waca imirongo miremire nk'iyi ngiyi. No hejuru ni uko nguko bimeze, naho murabibona. Kubera ko amanota yakomeza kuzamuka nta limiti, yakomeza kuzamuka kabisa. Akaba rero ariyo muhundwanota. Nk'uko mubibona aha ngaha, tugira amanota ahanitse ndetse n'amanota ajya hasi. Agenda azamuka akagenda amanuka, sibyo? Hari amanota agenda amanuka hasi cyane, hari n'aba ahanitse cyane ari hejuru cyane. Ubwo ushobora kumanuka ukagera iyo ushaka, cyangwa se ukazamuka ukagera iyo ushaka. N'aka ngaka kari kumvikana. Katubirebere hano, wenda urugero, katubanze dukuremo aya. Urabona ko dushobora kugenda kwa kundi twavuze tugenda tuyandika. Urabona ko agenda azamuka hejuru cyane, noneho hari n'agenda amanuka cyane. Urabona ko agenda amanuka. Ni nyine ni uku nguku bikora. Noneho reka tugaruke hano. Ubwo muhundwanota murayimenye n'uburyo amanota yandikwa muri muhundwanota. Gusa uramutse ugize ikibazo ushaka ko wazawacyandika muri komenti, twagufasha. Noneho tugiye ku rufunguzo. Urufunguzo twakibaza ngo ni iki? Urufunguzo ni ikimenyetso cya muzika gishyirwa mu ntangiriro ya muhundwanota, kikaba gifashe ku murongo runaka, bityo kigaha izina ryacyo amanota ari kuri uwo murongo gifasheho. Andi manota rero agakurikiraho uko bisanzwe uhereye ku izina ry'iryo nota urwo rufunguzo rufasheho. Urugero, murabona hano murabona ko handitse ngo amoko atatu y'imfunguzo. Tugira amoko atatu y'imfunguzo. Urufunguzo rwa mbere turwita sol. Tugira urufunguzo rwa sol, ruba rufashe ku murongo wa kabiri wa muhundwanota. Nk'uko murabibona, ya mirongo itanu twavuze. Kanze tugaruke hano hirya tubibone neza. Murarubona hano. Katurebere kuri iyi muhundwanota yo hasi. Ahangaha dore nguru. Urabona umurongo wa kabiri rufasheho ni uyu nguyu. Urabona uburyo rwanditsemo, ruba rufashe ku murongo wa kabiri ukarwandika gutya ukundi rumeze, ariko ruhereye kuri uyu murongo wa kabiri ariho ruhereye rufashe.
uru ni rwo rufunguzo rwa sol, tukagira n'urufunguzo rwa fa, reka tururebe, dore nguru, rwo ruba rufashe ku murongo wa kane wa muhundwanota, reka dusubireyo turebe, murabona urufunguzo rwa fa ahantu ruba rufashe, ni kuri uyu murongo wa kane wa muhundwanota nk'uko muri kubibona hano, rimwe, kabiri, gatatu, kane, urabona ko ariho ruba rufashe, rukandikwa muri ubu buryo, rukandikwa gutya. Noneho ruriya rwa sol nk'uko twarubonye rukoreshwa akenshi rukoreshwa mu majwi ya soprano na alto. Sinzi niba musobanukiwe n'utwo tuntu, hakaba n'urwa tenoro na baze, uru rwa fa ni urwa tenoro na baze, urwa sol ni urwa soprano na alto. Soprano ubwo na alto ni amajwi y'abakobwa, soprano ni amajwi yayandi aba ari hejuru, alto ni yayandi aba ari hasi kugira ngo n'abatabizi babimenye. Noneho baze nyine ni yayandi y'abahungu ariko ari hasi, cyangwa se y'abagabo ariko ari hasi, noneho tenoro ni yayandi y'abahungu ariko ari hejuru cyane. Noneho urufunguzo rwa do rwo ntabwo rugikoreshwa, rwo ntabwo twarutindaho, tuzareba, rwo ntabwo twarutindaho kubera ko ntabwo rukoreshwa, no muri uyu muziki ntabwo tuzigera turubonamo. Rero nasubikira aha ngaha, tukazakomeza irindi somo, tukazakomeza ubutaha tureba amanota dufite. Ubwo tumaze kureba muhundwanota, umenye muhundwanota icyo ari cyo, umenya n'uko amanota yandikwa muri muhundwanota, azamuka cyangwa amanuka, umenya imfunguzo ebyiri arizo sol na fa. Tukaba twabonye n'uru rwa gatatu, ariko uru rwa gatatu rwitwa do ariko rukaba rudakoreshwa. Mbese muri make iz'ingenzi tugomba kwitaho ni iyi sol n'iyi fa, izindi zo tukazirengagiza. Ubwo rero tuzakomereza ku manota nyirizina, turebe ibihe by'amanota uko biba bingana, noneho dutangire kwiga muzika nyirizina. Niba utarakanda subscribe wikande, ndetse wibuke no gusharinga bagenzi bawe kugira ngo nabo batazacikwa n'aya masomo kandi bayakeneye, kuko iyo uzi kureba ku ndirimbo bigufasha no kuririmba neza kandi ukaririmba ibintu binoze. Bye bye rero, turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.